Eshuri Technology. Turi ni muri Eshuri TV tugiye kubagezaho serivisi zitandukanye nk'uko musanzwe mubimenyereye. Tubaye ikaze rero mwese aho mudukurikiye muherereye. Twabonye ko muri electronic hari ikibazo gikomeye cy'uko abantu biga ibintu bakabyumva ariko bakaba batumvaho mu buzima busanzwe bashobora kubikoresha. Ibyo rero tugerageza ko abo twigana, abo tubana umunsi ku munsi bakoresha component ntoya cyangwa se ziri basic cyane, bakabasha kuzibyazamo ibikoresho bitandukanye cyangwa se bakabasha gutanga ibisubizo bitandukanye muri society. Uyu munsi rero tugiye kureba amaproje agiye atandukanye. Turaza kwakira abari tayari, twagiye tubona byinshi bitandukanye ariko abari tayari bagiye kutwereka ibyo bagiye bakora. Muze gukurikira iyi video, reka duhe ikaze Keve aze atwereke proje yiwe yakoze akoresheje components ziri basic cyane. Uburanga bw'inzu yawe si amarangi cyangwa intebe ziri muri salo. Ntiwibeshye kuko ishema n'icyubahiro cy'ibyo utunze ari televiziyo nziza kandi yakorewe ahantu heza. Ahangaha niho hazira Eshuri Technology Limited. Abangaba ni inzobere mu gukora televiziyo zapfuye bifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Banacuruza kandi ibikoresho byose bya televiziyo, nta PS n'imwe wababurana. Ibuka kandi ko hari igihe ubuzima bukwereka amahirwe ariko si buri wese uyamenya. Batanga kandi amasomo y'igihe gito ibizwi nka short course, aho mu mezi 3 gusa ubuzi gutekinika televiziyo n'ibindi bikoresho byose bya electronique. Uru ni urufunguzo rw'ahazaza hawe, aho ubuhanga buhurira n'ikoranabuhanga. Eshuri Technology Limited dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ibiro by'umurenge wa Gitega. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 078 78 53 99 0 cyangwa 078 29 64 34 3. Eshuri Technology Limited, source of knowledge, engine of progress. Mwaramutse nanone, ndashimira abadukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Amazina yanjye nitwa Homureke Vepore kandi umunyeshuri muri Eshuri Technology. Project narindi gukoraho muri iyi minsi yari automatic water level indicator. Muri make uko iri gukora ni system twestara mu kigega ku buryo zazigufasha gukontrola cyangwa gushyira amazi mu kigega mu gihe amazi yashizemo, kandi nanone mu gihe cyuze ikifunga. Muri make rero tugiye kwirebera kuri project zacu. Turanza turebe kuri schematic diagram nakoresheje, iri hano ku kibaho. Nkuko nari nabivuze, system yacu cyangwa project yanjye yitwa automatic water level indicator cyangwa control. Anga kuri iyi schematic diagram yanjye harimo components z'ingenzi dukoresha muri electronic. Ya mbere nakoresheje harimo relay, harimo transistor, harimo resistor, harimo na motor. Harimo n'insinga nakoresheje ndi guconnecting. Muri make uburyo iyi diagram yanjye imeze, izi transistor zifata sinyari zivuye mu mazi zikazohereza muri izi transistor. Iyi transistor iri kudufasha igikorwa cyo guswitchinga, none yamara guswitchinga muri izi relay zigatangira gukomanda moteri. Muri make ibi ngibi ni ibintu biba biri technical, sinzi ko umuntu usanzwe yabyumva. Niyo mpamvu tugiye kwifashisha reality nakoresheje hariya tureba uburyo project yanjye iri gukora. Ubu ngubu ngiye kuyisupplying. Nkuko mubibona, iyi project yanjye uburyo iri gukora, iyo amazi yashize mu kigega abanza kwaka itara ry'umutuku byerekana ko nyine amazi yashizemo. No yageramo hagati akaka iri tara ry'umweru. Iyo cyuzuye iri tara ry'icyatsi riraka cyangwa yose akakera rimwe, none pump ikikuba. Ubwo impamvu muri kumva aya majwi nuko amazi yashize muri damu yacu cyangwa muri reservoir yacu.
nk'uko mubibona dutangira hari hariho itara ryacu ry'umutuku ryerekanaga ko mu kigega cyacu nta mazi arimo. Pampu itangira gupampinga amazi yakuye muri reservoir yazana mu kigega. None uko amazi agenda azamuka itara ry'umweru ryahise ryaka ryerekana ko amazi ageze hagati. Noneho ikigega mu gihe cyuzuye itara ry'icyatsi ryatse na pampu itikupa amazi kugira ngo amazi yacu atazameneka mu gihe wenda tutari hafi yayo. Natinze muri byinshi, iyi project yacu twayikoresha ahantu henshi cyane kandi yadufasha byinshi cyane. Banza kuyikora yewe natekereje ndavuga ati se muri societe mbayemo tubona ikibazo cy'amazi yangirika cyane cyane mu bigega. Ndavuga ati se iki kibazo nta buryo nagikemura noneho nkoresheje twa component duke amaze kwiga muri electronic. Niyo mpamvu natekereje ndavuga ati nakora iyi project izaza ifasha abantu tukayibestarira mu kigega ku buryo amazi azaba yashizemo ikahita yongera ikikivoma biri automatic, bidasaba ko tujya kubikora manuel kandi cyakuzura bikifunga. Muri make rero iyi system yacu twayikoresha mu bigo by'amashuri, mu matanka yo ku ishuri, mu bigo byikorera no mu rugo iwacu. Ari ukuntu iwacu duhuza robine na tank yacu kugira ngo amazi najya abura tujye dukoresha ayo muri tank. Kandi nanone ntago tuba turi mu rugo twese buri munsi. Hari igihe rero amazi ashobora gushiramo twese ntitubimenye ko yashizemo, twazajya kuvoma tukabura amazi. Niyo mpamvu rero system yacu izahita icana moteri igatangira kuvomera muri cya kigega cyacu. Ikindi navugaho, iyi system yacu irahendutse, irasa neza. Muri make ubundi nari kuyikora nko mu buryo bubiri, nkakoresha ibiri digital cyangwa biri embedded system. Muri make aho nari gukoresha microcontroller nkakoresha n'amasensa najya nshyira mu mazi bikahita bikora nyine nk'uko nguko biri gukora. Ariko nanone ibyo ngibyo natekereje nsanga birahenze cyane kandi nanone durability yawe cyangwa uburyo birambamo ni igihe gitoya cyane. Niyo mpamvu rero nifashishije udukoresho two muri electronic usanga nyine tumara n'igihe kirekire ugereranyije nayo microcontroller nayo masensa. Nifashishije udukoresho duke cyane kandi duto ushobora gushyira nyine mu kigega uko cyaba kingana cyose, yaba ari kinini yaba ari gitoya, ahantu hose wayikoresha. Muri make tugiye kugena agaciro ka projet yanjye, ntago yarenga amafaranga 20,000 dushyizemo amatara, components zose nakoresheje n'umwanya wanjye nakoresheje ndi kwikorera. Urumva ni amafaranga make cyane. Kandi mu gihe tugiye kugura yama digital sensor bashyira mu kigega ugusanga ahenze cyane ku buryo ushaka gusanga ari hejuru y'50,000. Muri urwo rwego rero niyo mpamvu nakoze iyi project kandi murabona ko iyi project isa neza, irasobanutse. Yego, murakoze kubw'uyu mwanya. Uko amazi ari kugenda yivomera mu kigega niko na indicator twashyizemo iri kugenda ibona ko ikigega cyuzuye, kandi muri make turi no kuyasohora. Iyo dufunzeho noneho ukabona ko bitabyikora neza. Twongeyemo amazi muri pump yacu, murabona ko isi isubira kuri ya mode yacu cyuzuye. Life at Ishuli's pace. Together we thrive, a united place. Dance to the Icyo ni ikibazo cyiza cyane buri muntu wese yakifuje kumbaza. Turabizi twese mu rugo akenshi tuba dufite akazi tujyamo buri gitondo tukagaruka nimugoroba, ugasanga nyine
abantu bari mu rugo nabo ntabwo babyitayeho cyane. Ni muri urwo rwego rero iyi poroje yacu wayifashisha mu gihe nyine utari mu rugo, byo bizaba bihita byikora automatically. Mu gihe amazi yashizemo cyangwa mu gihe wowe wavomye amazi agashiramo, yo izahita itangira kwivomeramo cyangwa kwipampinga bitagusabye ko ubura aho ngaho. Ikindi idufasha mu kujera umuriro cyangwa umwanya, byose reka mbihurize hamwe, umuriro n'umwanya. Urumva ari amasensa yandi bashyiramo, usanga akoresha umuriro mwinshi cyane, kandi nanone ugasanga kuba bihora ku muriro biri gutwara umuriro, kandi nanone igihe cyo kuramba ni udukomponenti two muri elegitoronike turi simple kandi tumara igihe kirekire. Muri make rero ushaka iyi porojegiti yanjye wakegera aho dukorera munsi y'umurenge wa Gitega kuri kampani bita Eshuri Technology. Yego twabigufashamo, kandi nanone wifuza izindi sisiteme wakoresha mu buzima bwawe busanzwe, watwegera ukadusobanurira tukabigukorera. Kuko n'abagiye gupresenta izindi porojegiti usanga ari ikibazo umukiriya yaje akatubwira ati yewe mfite ikibazo cyanjye kimeze gutya na gutya, iyo ngiye mu kazi sinibuka kuzimya amatara kandi bihora byaka. Urumva twebwe iyo ukitubwira icyo kibazo turacyanaliza tukumva uburyo twagufashamo, natwe tukicara tugakora iyo sisiteme ku buryo izayigufasha no mu gihe utari mu rugo. Urumva rero ibyiza mwatugana, nimero zacu ni ziriya ziri kuri flyer. Yego murakoze. Gutangira hano kuri poroje nakoze. Poroje yacu yitwa Night Motion Control Light, nk'uko mubibona hano. Dutangiye kuri serivisi ishushanyije, ubwo ngiye gutangira gusobanura ibintu byose uko birimo n'ingano zabyo. Ubwo hano muri serivisi yacu dufite resistor, ADR sensor, tukagira hano transistor, NPN, tukagira hano akareti kacu, tukagira resistor relay, tukagira hano na buzzer nako ya PIR sensor yacu, hano tukagira buzzer, hano tukagira resistor, hano tukagira na noza ya transistor, hano tukagira relay, hano tukabona kugira itara ryacu. Ubwo ngiye kubansobanurira hano buri yose ingano yacu turi gukoresha. Ubwo hano turi gukoresha resistor ya kilome 67. Ubwo hano tugakoresha resistor ya kilome 1. Hanyuma hano kuri transistor tugakoresha transistor ya NPN. Hanyuma hano kuri resistor ya gatatu tugakoresha resistor ya kilome 10. Dukomeze hano tugakoresha resistor ya kilome 3.3. Ego ubwo twakomeje sirikwi yacu nuko ibyifashe. Ubwo tugiye guhita tubyerekana ko patike byifashe. Nkuko mwabibonaga ubu tugiye kuyapurayinga hano turebe uko nimba nyine ibyo twarebe hariya kuri sirikwi nimba ari ibyo sirikwi yacu ahangaha iri gukora. Nkuko mubibona yino PIR sensor ishinzwe kudetekitinga umuntu uri hano hafi, itara rigacana. Ko muri kubibona twebwe itara rigacana rikongera rikazima. Hano byatewe n'aho twasetinzemo yuko bizaba bigenda gutyo. Dushaka twanashyiramo itara rigakomeza rikaramba, nakomeza kwaka igihe kinini. Nkuko mubibona ahangaha hariho ya LDR sensor. Iyi ngiyi nayo icyo ishinzwe gukora nkuko mwabyumvise mu izina ryacu, Night Motion Control Light. Ubwo nayo icyo ishinzwe gukora, ishinzwe kureba nimba hari urumuri, igahita ikupa umuriro kuri nuza ku itara, ikabuza itara ko ryakomeza kwaka. Katunabirebe. Mwabibonye itara rihita rizima, kakongera gusubizaho urumuri, itara rikongera rikikupa. Ubwo rero muri make iyi sirikwi yacu
ni nziza kandi twakoresheje component dukeya tudafite amafaranga menshi nyine wayagura utuntu dukeya twize hano ku ishuri ryacu. Kandi iyi sirikwi yacu nk'uko mubibona yadufasha mu bintu byinshi. Tuvuge ko wenda amatara nk'umuntu ufite ikibazo cyo kwibagirwa ashobora kwibagirwa kuza gucana amatara cyangwa se kuyazimya ngo abyuke mu gitondo amatara nijoro azajya hagira hatambuka nk'umuntu akiyatsa, umuntu yarenga ikigero kigera nka metero nka zingahe amatara akikupa. Izo sisiteme muzibona ahantu henshi n'izindi zizabafasha mu nzu zanyu mukazaba muzishyira n'ahantu mubona nk'itara wenda nk'umuntu nk'umushyitsi akaza atazi n'itara aho riba, itara rigahita ryishyiraho yamara kurenga rikagenda. Ikindi rero icyo bigufasha gufungura umutwe wawe ugatekereza. Ikindi kintu byafasha umuntu wari kwiga BTech bigufasha gufungura umutwe. Tuvuge niba siri kuyikoza inshuro ya mbere urayikora bigakunanira ukayica, ariko nyine uko ugenda ukora sirikwi irushaho gukomera kandi nyine ugashushamo gushyiramo n'isuku, ukamenya creativity mu mutwe wawe, ukamenya uburyo bwo kuyikora. Murakoze rero, ndumva tugeze ku musozo projet yacu. Romeo, ufite ibibazo ntawe ufite ikibazo muri mwewe ngo abaze? murakoze. Aha uko mubona dufite sensa ebyiri nk'uko byanditseho, iyi ni LDR sensor, iyi ni ikaba PIR sensor. Iyi LDR sensor icyo igufasha yo ishinzwe kureba nyine urumuri igakupa, yaba umwijima ikwerekera ikabwira nyine relay igakomeza igashyiraho umuriro. Iyi hano PIR sensor nayo ni iya kabiri, ikigufasha ifasha nyine kudetekitinga umuntu waba uri muri range n'amatara runaka, ikabasha kwaka, atuma itara nyine ribasha guhita ryaka, uwo muntu yarenga ikazima. Yego murakoze. Ikindi kibazo, itara rya AC, iryo tara riri kwaka turi gukontorora ubu ngubu, ni iyihe component irimo aho muri izo wakoresheje ibasha kuzihuza n'amashanyarazi, cyangwa se ni iyihe iri kuzikontorora, iri gukontorora iryo tara kugira ngo ribashe gukorana n'utu component twawe wahuje turi electronic iduhuze n'ariya amashanyarazi? Iyo component nayo ni relay yacu. Nk'uko mubibona ahangaha hari no muri code mukari no muri open. Iyo nuza iyo relay yacu ikubye ubwo nyine ntabwo itara ryabasha kwaka. Bisaba yuko nyine ibi byose bibona byo bigakorana, yaba urumuri yaba na sense nyine kumva, yaba umuntu aje relay yacu igahita ishyiraho itara ryacu rigahita ryaka. Mbese ushinzwe ku kibazo cyawe, relay yacu niyo idufasha nyine guhuza ry'amashanyarazi n'izo circuit ziri electronic. Murakoze. Icyo cyatuma umuntu abasha kubona interesi kuri sirikwi yacu, icya mbere nk'uko mubibona ikoranabuhanga abantu bose baba babyifuza ko nyine biba risa neza kandi nyine ritagorana, ko umuntu guhora abyuka mu gitondo ya saa 12 agiye kuzimya amatara kandi abifite ibitotsi, cyangwa se agashaka kwibuka umwanya wa saa 12 z'ijoro kujya gucana amatara. Nyine iyi sirikwi byoroshye yuko byagufasha, wenda waba ufite nk'imirimo waba uhungiyemo, iyi ukabasha kuyikora bitakubangamiye nyine ujya gucana amatara cyangwa se kuyazimya. Ino sirikwi yagufasha kandi nawe ubwawe amafaranga menshi cyane ku buryo byabasha
mwese, amazina nitwa Iranzi Anayo, abanje kubereka komponenti yanjye twise Light Controller TV. Ni uburyo ushobora gukontorora televiziyo bitewe n'igihe uyishakira, ariko cyane cyane nijoro, bitewe n'uburyo abana usanga bayihugiramo ntibakora imirimo, ntibakora amahomeka, ariko ngende kubereka uburyo wabikora neza abana ukabaha igihe bazajya babikorera. Komponenti yacu rero igizwe n'ibiki, reka tubirebe hano. Turahasanga iki gishushanyo kirimo ibice bigize komponenti. Turahasanga amaresistance, amataransitoro, amarireyi, tuhasange n'iyi VDR. Resistance ya mbere ni 67 kilo, iya kabiri ni 1 kilo, iya gatatu ni 10 kilo. Tugahita tuhasanga iriya TV yacu ariyo yiri, tukongera tukahasanga relay ngiyi hano, tukahasanga na transistoro ngiyi hano, tukongera tukahasanga na sensor yacu ngiyi, tukahasanga na diode ngiyi mo hano. Ubwo uburyo wabikoresha aribwo mpita mbereka hano. Hano urabona ko yatse kubera ko nta rumuri rwinshi ruriho. Ibyo rero bikora ari uko twifashishije kano gasensa kacu cyangwa se akayerubiya aka nanone kakadufasha mu gihe haba haje urumuri, kubera kamwereka uburyo urumuri gakora. Nk'ubu urabona ko muritseho bigahita bizima. Ninkuraho urumuri urabona ko ka gatara kacu katwereka ko tugomba kwatsa televiziyo kacu, ukongera n'ubundi ugaswicinga televiziyo ikaka. Icyo nabashishikariza ni ugukoresha ubu buryo kugira ngo mufashe abanyeshuri banyu bajye batsinda amasomo. Nko mu gihe cy'ibiruhuko haba hari imirimo myinshi bagomba gukora, ugasanga biriwe muri televiziyo, nta murimo bakoze mu rugo, ugasanga birabateranya n'abana banyu. Ariko ubu buryo ubukoresheje ni uburyo bwiza bwizewe, buri umwe wese namushishikariza kubukora kuko buroroshye, burahendutse. Iyo sisiteme wakoze hari ahandi hantu nka hatatu utekereje ushobora kuyikoresha? Yego. Atari muri televiziyo gusa, nyine hari ahandi hantu ushobora gutekereza ushobora gukorera abaturage, iyo sisiteme ikajyaho bakabasha kuyikoresha, nyine ikababyarira umusaruro atari muri televiziyo gusa. Ahambere n'uburyo bwo gucana amatara udahari birakunda. Ushobora kuba wagiye mu kazi ugatinda, noneho muri cya gihe haje umwijima amatara agahita yaka. Okay, that's good. Ndumva niba nta kindi mwamushimira. Urakoze cyane Iranzi. Abasuhuje, nitwa Vivensi, ndi kubereka nakoze yatsa itara mu gihe nta rumuri ruhari, haba hari urumuri ikaba yazimya itara. Hano ku gishushanyo kigaragaza uko iteye, ngiye kubereka ibikoresho biyigize.
hano hari resisita ya mbere kilomo 37, hakaza resisita ya kabiri ya kilomo 1, hakaza resisita ya gatatu ya kilomo 10, hakaza taransisitoro ya NPN, hakaza LDR, hakaza n'itara ryacu na rirere. Noneho nkaba ngiye kubereka muri puratike uko ikora. Hano iri kwaka mu gihe nta rumuri ruhari, ariko rwaba ruhari ikaba yazima. Iyi poroje yanjye akamaro ka mbere ni ako gutanga urumuri uko uri kubibona. Icya kabiri ni ukuba yarinda guma itara riri kwaka mu gihe nta muntu uhari wo kuba yarizimya bikaba byakikora. Icya gatatu ni ukurinda kwangirika kw'ibikoresho biguma bikora kandi nyamara bidakenewe ko byakora biri gukora. Rero ngiye kubabwira uburyo ahantu naba narakuye igitekerezo. Hari ukuntu abantu bajya mu kazi bakibagirwa kuzimya amatara, akirirwa ari kwaka nyamara bidakenewe, ariko uramutse ukoresheje no poroje yanjye yarinda kuguma hangirika umuriro watsa amatara kandi nyamara turi ku manywa. Hari n'ibindi bintu wabikoreshamo, urugero nk'igihe nk'urugero nk'uru nari nanze rwo kuguma rwo kujya watsa itara mu gihe hari urumuri. Iyi ngiyi akaba ari sensa ishobora kwakira urumuri ikanamenya ko hari umwijima, akaba ariyo yohereza amakuru kuri iyi taransisita, nayo akaza muri iyi rireyi ikatsa ikanazimya itara biturutse mu makuru yavuye muri iyi LDR akaza muri taransisita akayohereza muri rireyi ikatsa nayo ikazimya. Rero ndabashimiye, kandi abashaka kugira ubumenyi nk'ubu bwo gukora ibi mwagana Ishuri TV, mukaba mwanadukurikira kuri social media, koresha na nimero ziriya uduhamagara. Dore sensa ubundi iri hano kuri rino tara ryanjye. Ahangaha itara riri kwaka kubera ko iyi sensa nta rumuri riri kubona, ariko uramutse ushyizeho urumuri iri tara ryazima. Igihe nta rumuri ruhari itara rikaka. Kandi uramutse ufite ibikoresho urugero mu kazi n'ahandi hatandukanye, muri hoteli no mu maresitora no ku matara yo ku muhanda.